Ndi umunyabutare part 8. Let's go! Ndi umunyabutare. So of course ko natashye ibirori byinshi, amakwe, amareception, amaspectacle muri salle yitwa Sekirongo Ingoma. Iriya yari salle polyvalent. Nabwo ko ari salle ntoya gato ariko yakoragamo ibyo twakoragamo no mu mbera byombi. Ndi umunyabutare. So of course ikindi kintu ntazibagira kuri paruwasi ya Ngoma ni wa mupadiri witwaga Hermenegilde muremure wari ushaje ukuntu yamanukaga kuri alitari byabaga ari ibintu byafataga igihe kuko wabonaga ko agomba kujya mu za bukuru. Sinzi impamvu ariko mu mutwe wanjye n'umupadiri wa mbere mbona iyo nibutse Kiliziya Gatolika y'Ingoma. Imana mwakire mubayo with covid ari mu bamwe yahitanye muri 2021 yaramaze hafi imyaka 60 ari umusaserdoti. So wow, numwe mu padiri ntajya nibagirwa sinzi impamvu. Ndi umunyabutare. So of course sinzibagirwa igiti twitaga igiti cy'ubugingo. Iyo waherekezaga nk'umuntu hagati ya Ngoma na Matyazo